twafata ibibazo hano muri iyi sale turimo bine, ahandi tukaza kugenda dufata bibiri nk'uko nabivuze, tukaza kureba niba tugifite umwanya. Abafite mikoro babe biteguye, ubwo bashaka kugira icyo babaza, reka duhere hariya, ndabona hari uwateye urutoki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye. Nitwa Eric Bayisenge, ndi umukorerabushake wo mu rubyiruko rw'abakorerabushake kurwanya no gukumira ibyaha ruzwi nka Youth Volunteers. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku munsi w'ejo mu mpanuro nyinshi mwaduhaye, mwongeye kutwibutsa ko uru Rwanda rwacu tutarukodesha. Byanyibukije ko cyangwa bituma ntekereza u Rwanda cyangwa iki gihugu cyacu nk'urugo, nk'umuryango. Abanyarwanda cyangwa se benshi cyangwa bake turi hano, hari ababaye mu ubukode bw'amazu. Iyo tuvuze ubukode tuzi gukodesha, iyo ukodesha inzu uburyo ntabwo ibiguhangayikishije kuko si yawe. Iyo ugereranyije n'inzu yawe ubamo cyangwa inzu yo mu rugo iwanyu twakuriyemo, biba bitandukanye kuko urayihangayikira. Niba ari irangi wumva ko ritakwandura ritasaza, niba ari jaride wumva aho uyikupa buri munsi kugira ngo ihore isa neza inatoshye ukayuhira. Niyo shusho mbona mu Rwanda dukwiriye kuba dutekereza, kubera ko ni urugo rwacu, ni umuryango wacu, nta wundi uzaza gusiga iryo rangi atari twebwe. Ariko nanone mwanagarutse ku myaka 30. Kugira ngo urase ku ntego. Yego, imyaka mwagizemo uruhare cyane mwebwe generasiyo yanyu, twe tukiri batoye. Byatumye ndeba mu myaka 30 iri imbere kurenza uko ngiye kureba muri iyi ngiyi murangije twabavunishijemo mwebwe. Tugiye hubwo gukora iki muri myaka 30? Tugiye kwiyemeza kuko hari byinshi byagaragaye. Urubyiruko rurashoboye, rufite imbaraga, twabirebye abari imbere hariya. Byagaragaye mu bihe bitandukanye, haba mu bihe bya COVID-19 urubyiruko rwafashe ya mbere, no mu bindi byinshi. Kuko tunafite mwebwe ndetse no kuba mudutumira mu iyi forum ngo tuze dutangemo ibitekerezo bwabyo, ibi biradushepinga, bituma mu myaka 30 hari aho tuzageza igihugu, kandi iyo commitment turayuje Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sinasoza ntavuze ku bumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge twebwe twakuriye mu gihugu gitandukanye n'imitegekere ya mbere, kuko bo abenshi bakuze babwirwa gutema inka, twebwe tubwirwa kugira inka, kagira inka. Twakuriye muri ndi umunyarwanda, mu gihe abandi bakuriye mu macakubiri n'ibindi byinshi no kwangisha abanyarwanda bagenzi babo. Byatumye ntekereza kubirwa bavuga ngo u Rwanda, ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo badufitiye impuhwe barashaka kutubohora. Nibaza nibabanze bibohore bo ubwabo, ndasoje. Nibibohore bo ubwabo, hanyuma nibamara kwibohora bazaze tubigisha uko umuntu ashobora kubaka inzu nk'iyi nziza akayicaramo, akayikoramo inama, ko dushobora gucanira amashanyarazi imihanda itanatuwe kugira ngo umutekano usesuye mu gihugu, uko ushobora kugabira abanyarwanda ukaboroza n'ibindi byinshi. Ariko twe niba tureke urubyiruko rw'u Rwanda turatuje, turihagije kandi dufite ubuyobozi bwiza twizeye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Nkuko nari mbivuze, hari uwasabye ijambo nanone. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Jimmy Mulisa, mpagarariye abasportive bose. Nagize amahirwe kinya umupira kuri nivo nziza i Burayi, mbona njya no mu bindi bihugu, ngiye mbona ukuntu bagenda babikora. Ari igitekerezo nari mfite numvaga nshaka gusangiza, wenda nk'umuntu wagize amahirwe yo kuza muri inama. Kera hari ukuntu twakinaga umupira mu mashuri, wenda n'izindi discipline za siporo. Mbona yuko iyo competition isa nka itagihari. Gusanga abana barazamutse yagiye muri nationale, ugasanga ari byo yabuze, ari byo yasimbutse, ugasanga nk'umutoza birimo birakugora. So icyo ni igitekerezo nshaka gutanga, bishobotse yuko twagarura iyo competition mu mashuri, abana bagakina bakabishyiramo imbaraga nyinshi cyane,
nk'umuntu wagize amahirwe nzi neza yuko industry ikomeye cyane ngira ngo ni iya sports hari ukuntu itanga akazi hano ugiye no kureba umuntu witwaye neza tuvuge muri football amafaranga ushaka kubona ndakeka yuko nta yindi investment umuntu ashaka gukora soza ngira ngo nshaka kurangira wenda nakivuzeho ndabyibuka kera hari ukuntu wazaga kudufana yanga baheruka kumva Amavubi ejo bundi dutsinda South Africa tugiye no kujya muri stade nziza turagusaba yuko wakongera ukagaruka murakoze. Mwarakoze cyane footballero wacu tujye hariya hejuru y'ingazi hama tuze kongera kumanuka. Ntawe ufite mikoro hariya? Murakoze. Nitwa Rwagumya Francis, ni umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ni umuyobozi w'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda. Abanyeshuri mpagarariye rero Your Excellency bantumye ngo mbabwire yuko bo bagukunda by'umwihariko, bagukunda kubera yuko utemeye yuko bamera nk'urundi rubyiruko mu bihugu duturanye babuze uko bagira bagahera mu bujiji kuko babuze amikoro yo kubajyana ku ishuri ngo bige kaminuza. Ariko ikindi bantumye cya kabiri ni uko nakugezaho ubusabe bafite. Yego benshi abarenga 95% biga kuko bahawe inguzanyo, ariko muri abo by'umwihariko nko muri college y'ubuvuzi ndetse n'iya ikoranabuhanga harimo abiga amasomo yabo menshi hanze y'ikigo, kuvuga ngo bahora mu ngendo mu bitaro mu nganda hirya no hino mu gihugu. Bivuze yuko ikiguzi cy'ubuzima uko kigenda kizamuka bibavuna birenze ya mafaranga 40,000 bahabwa y'inyunganizi yo kubaho ku kwezi, kuko hazamo gukodesha, hazamo guhaha, hazamo n'ibindi byinshi batakoraga bakiri ku ishuri nka bagenzi babo biga amasomo yabo bose bicaye ku ntebe y'ishuri. Bakaba bantumye rero ko mbasaba Your Excellency ko bakunganirwa iyo nguzanyo, iyo living allowance ya buri kwezi ikongerwa, byaba na ngombwa hagasinywa amasezerano y'inguzanyo yihariye kugira ngo abanyeshuri be kujya biyandarika iyo bagiye hirya no hino mu ntara bashaka utuzi twa hato na hato kugira ngo twunganire imibereho yabo, ahubwo bashyire focus ku masomo yabo, bazavemo abaganga beza, bazavemo abinjineri beza. Murakoze Excellence. Murakoze. Tuze hano uru ruhande twarugiyemo igihe gihagije. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Jessica Mouisa de la Diaspora de France. Je voulais parler des quelques personnes qu'on est qui œuvrent pour la mémoire, pour la lutte contre la négation du génocide contre les Tutsis. Un instant, s'il te plaît. En ligne. Merci. Ngo aturuka mu Bufaransa, ngo yifuzaga kuvuga ku bantu baharanira cyangwa se bahora bakutana ku birebana no kwibuka kuri mémoire ya génocide. Moi, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans. J'habitais dans le sud de la France, donc sans communauté rwandaise. C'était assez difficile à l'époque de trouver les informations pour pouvoir me les rapproprier et écrire mes premiers textes. Vous pouvez continuer. Ok. Il y a l'interprétation. Donc j'ai fait ce travail petit à petit. C'est pas impossible. Comme l'a dit monsieur le ministre Dr Bizimana, il ne faut pas être historien pour commencer à œuvrer pour le travail de mémoire. Il faut juste commencer petit à petit, lire des textes, écrire, aller sur les réseaux sociaux. Et quand on ne se sent pas la capacité de le faire, il y a d'autres outils. On peut tout simplement retweeter, reposter sur Instagram, sur TikTok. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose.
Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que dans les diasporas, il y a beaucoup de jeunes qui contemplent, qui sont d'accord avec nous, qui voudraient que la négation du génocide contre les Tutsis cesse, qui voudraient que les discours de haine cessent, mais ils contemplent. Et puis de temps en temps, ils vont nous dire tout doucement « Ah, bravo, merci ». Mais non, il faut partager les textes, il faut aller sur Twitter, publier les nombreuses publications qui existent pour œuvrer à la paix et à l'unité. Parce que si on ne le fait pas, on laisse tout le terrain aux négationnistes et à ceux qui vraiment diffusent de la haine. Il y a dans les diasporas des enfants de génocidaires qui parfois vont sur TikTok expliquer que s'il y a eu des achats massifs de machettes avant le génocide, non, en fait, c'était pour l'agriculture, on vous ment. Et nous, on devrait contempler? Non. Il y a des gens dans certaines diasporas qui vont tweeter toute la journée qu'on est des serpents, qu'on est des cafards. Et on devrait contempler? Non. Il faut agir. À minima, il faut reposter, il faut retweeter, mais il faut agir. Merci. Merci beaucoup. Hano umwanya twari twagenewe hano ndabona tumaze ibibazo bine tumaze kubibona, ndagira ngo tujye no hirya no hino. Reka duhere i Rutsiro, mufite umwanya w'ibibazo bibiri. Banza dusemurire ibintu bari bambwiye yuko abasemura bahari. Avuze yuko mu magambo makeya yatangiye guhangana n'abapfobya, yatangiye guhangana n'abahakana jenoside, afite imyaka 15, ari mu Bufaransa kandi ari ahantu hatari na community y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ari nkaho ari wenyine. Akavuga ati cyane cyane nk'urubyiruko ntago yumva ukuntu urubyiruko uyu munsi rufite ububasha bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zose badashobora guhangana cyangwa se basa n'ababyihorera ngo abandi barabikora. Akanavuga ati niba mudashoboye no kubikora nimurebere ku babikoze, mwebwe mu rutwite, musubiremo inkuru bakoze, musubiremo ibitekerezo batanze, musubiremo ibikorwa bakoze kugira ngo bikwirakwize mu bikwirakwiza. Ati ndudashoboye kujya gushakisha ariko nibura yashobora gukwirakwiza. Ati rero kureka abantu bakita abandi ko nta gaciro bafite. Mu kanya hari abavuze bati batwita iminyorogoto, abandi batwita inyenzi, abandi batwita iki. Ati ibyo ngibyo tubirebere duceceke. Ati niba udashoboye no kubirwanya nibura wabikwirakwiza bikagera aho bigera, ariko ntiturekere abapfobya n'abahakana umwanya wose. Murakoze. Ubwo abari Rutsiro, Rutsiro muratwumva? Murakoze, turabumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Hagabimana Celestin, ndi umuturage w'umurenge wa Rusebeya mu karere ka Rutsiro. Vraiment mwarakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho mu rwego rw'ubuzima mwaduhaye mituwere, ubu ngubu nta muturage ukirembera mu rugo, ndetse ibyo byatwongereye icyizere cy'ubuzima. Nubwo mubona nkuze, natwe mu Rutsiro dukunda urubyiruko, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urubyiruko rwacu turupfusha ubusa, kuko igihe imvura iguye akaba hari uburwayi bohereje ku bitaro bikuru, byaba ari ibitaro bya Murunda cyangwa se ibya Muhororo, badufasha guheka umurwayi. Rasa ku ntego, rasa ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turifuza yuko mwatwubakira ibitaro muri zone Kabona igizwe n'imirenge Mukura, Rusebeya na Manihira, ndetse n'igice cya Ngororero kigizwe n'imirenge ya Bwira, Sovu na Muhanda. Senserema muramutse mutwubakiye ibyo bitaro mwamudukoreye. Byumvikanye sincèrement mukeneye ibitaro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Liliane, mvuka hano mu karere ka Rutsiro,
umurenge wa Gihango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira uburyo mudahwema kwita ku rubyiruko ndetse no kurushyiramo imbaraga kugira ngo twubake ejo h'igihugu cyacu hazaza heza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane mutugenera ikigega BDF kidufasha nk'urubyiruko kugira ngo tubone inguzanyo, hanyuma imishinga yacu tuyiteze imbere cyangwa se twikure mu bukene. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nubwo mwaduhaye icyo kigega cya BDF, hari imbogamizi duhura nazo. Hari imbogamizi dufite kuko dusabwa ingwate igihe dukeneye inguzanyo, dusabwa ingwate kandi ntazo dufite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo ufite umushinga agribusiness, BDF igusaba kwihagararira cyangwa se kwitangira ingwate 100%. Hanyuma ufite umushinga usanzwe BDF kakwemerera kuguhagararira 75, 25 kakaba kawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko tuba aribwo tukiva mu mashuri ntago tuba dufite ingwate. Twabasabaga mubitwemereye ko mwadufasha mukadurebera kuri iyo mbogamizi yo gusabwa ingwate muri BDF. Icyo gitekerezo cyacu kigezweho, nkatwe nk'urubyiruko rwo mu karere ka Rutsiro twabasha guteza imbere akarere kacu mu buryo bwo gukuza imishinga ikomeye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane ishimwe. Reka tujye i Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukandabana Evangeline, mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Ndabashimiye kuri uyu mwanya mu mpaye. Ndi umwe muri ya miryango yari yasubijwe inyuma n'imyumvire mibi iherekejwe n'ubujiji. Nari umwe muri babandi bavuga yuko nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo ngire aho mva cyangwa se aho nagera. Numvaga icyanteza imbere ari uko wayora amafaranga ukanzanira. Hanyuma rero tuza kujya mu nzu y'inkodeshanyo, jyewe n'umugabo wanjye ku myaka 27 tubura 5,000 byo kwishyura inzu. Turashima imiyoborere myiza, abayobozi bazaga kutureba mu rugo baza nk'uko abavuga butumwa bajya gushaka abayoboke. Baraza batujyana mu nteko rusange z'umudugudu, batubwira gahunda yahinduka wigire, guhinduka mu mutwe, mu mutima no mu mufuka. Ibyo sinabitindaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, impanuro n'inama mwaduhaye byabyaye umusaruro. Mwarakoze. Twahawe inkunga zikomatanyirije hamwe, harimo gahunda yo kwiga imyuga, twigishijwe kudoda, geneze budozi, hanyuma bampa n'imashini. Umugabo wanjye yahawe akazi ko mu muhanda VUP, twahawe inka ya gira inka, twahawe amafaranga 100,000 nk'inkunga yo kugira ngo barebe ko twageraho tugera. Tubwirwa ko tugomba gukorera ku mihigo, hanyuma duhiga ko nitugeza ubwo tuba turashe ku ntego tuzagura igare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umunsi twaguraga igare iwacu wagira ngo twasetse. Rasa ku ntego washimye rwose. Hari ikintu ukomeje gushima niho waberangiza duhaye byinshi. Hari ikintu cyahabaye bigeze nimugoroba, mbwira umugabo wanjye ndabwira impereza igare nanjye ndinyonge. Ubu nzi igare bihagije, kutarivuga ndanaritwara. Nanyonze igare nkata mu murenge wa Gitoki, nkata harya ku isantre, nzamutse ndavuga ndashima imiyoborere myiza. Ngeze mu Rwanda ari parika, mbwira umugabo inyemera turyite vewiti. Urakoze cyane. Hari ikibazo ufite? Umugabo wanjye arampakanira tutagirana ikibazo n'abantu bafite imodoka. Ntago ari aho tweze rero uyu munsi dufite inzu y'amabati 40. Iyo bugorobye Kigali yimukira iwacu kuko dufite amatara yaka bihagije. Ku mashini imwe twahawe twazibyaje imashini 7. Nanjye mfite urubyiruko ndera. Munyemerere mbahe icyifuzo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo urambyibushye gutya ntabwo ari ukurya cyane, ahubwo n'izina amaze iminsi nitwa unanjye nitwa Ticha. Muramutse munyemereye nkahabwa amahirwe yo kongera ubushobozi, ndavuga ubumenyi kubwo mfite. Ntekereza ko mu mezi ari imbere nawe ari directrice, ibyo bitakunda nkikorera ku giti cyanjye, iterambere ry'iwacu rigakomeza kujya ku muvuduko uri hejuru, dore ko namye ko nta mupolisi uryandikira. Ndabashimiye rero, mwarakoze. Urakoze cyane. Reka na mugenzi wawe afata ijambo. Turabizeza ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari inyuma, turimo turababwira ngo bafate duke bafite, batubyaze umusaruro, twubake u Rwanda twifuza. Murakoze. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Samuel Kwizera, ndi umwarimu w'amateka mu karere ka Gatsibo, ndi umunyeshuri kandi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ikeneye kuvuga ibintu bibiri ndashaka kubivugaho. Kimwe cyo ku mwarimu wo mu minsi ishize
biragaragara cyane ko atandukanye n'umwarimu mubona kuri microphone ya RBA muri aka kanya. Ngira ngo Your Excellency, ngira ngo mubona ko muri iyi minsi ntidutinya kujya kureba abadupima bakadodera amakositimu ajyanye n'igihe ndetse atubereye, turasutinga tukaba dusobanutse dusa neza mu kazi. Ku cyo ku ishuri gushimira ni ngombwa mu buzima, ndifuza gushimira by'umwihariko nyakubahwa First Lady yarakoze cyane. Impamvu nshaka kumushimira ni ku ruhande rw'uko ari chairperson wa Unity Club Intwararumuri, by'umwihariko bafatanije na Minubumwe ku marushanwa mwateguye akaza muri universities, hakaba inter-universities competition about Ndi Umunyarwanda, hanyuma 2022 muri Kibogora Polytechnic bikomerezayo. First Lady ndabashimira cyane ko nagize amahirwe mu wa mbere at national level naho ndaperforminga, nungukiyemo ibintu bibiri. Icya mbere ni uko nyakubahwa First Lady burya za sheke mwoherezaga zangezeho kandi zanyishyuriye minerivare. Rasa ku ntego, rasa ku ntego. First Lady, ikindi ndabashimira ko buriya ayo nakishyuye hariya ubu ndaranyapangamo plani bikagenda neza. Ku rundi ruhande ubutumire mwamaye bwo kuza kuvuga uriya muvugo muri parliamenti mu kwa 10 muri uwo mwaka byaranejeje. Burya turi kumwe mu huriro rya 15 rya Unity Club Intwararumuri byari byandenze. Ngana ku musozo, His Excellency ndagaragaza ko ubuhanzi tubona uyu munsi bwafasha urubyiruko kandi bwabatunga. Niyo mpamvu dusaba ko turaza gusaba byibuze muri Minisiteri y'Urubyiruko, turabashimira ko mwongeyemo n'icy'ubuhanzi baze kuduhuriza uburyo urubyiruko rw'uyu munsi ibihangano byabo bishobora gukoreshwa ariko harebweho n'uburyo bwo mu mufuka, nabo bakabanza bakabareba, tukirinda copyright ndetse no gukoresha ibihangano by'abandi. Twasanga twakwegereza urubyiruko bagahanga ibihangano bifitiye igihugu akamaro, abo hanze nibagire aho baduca baze kudusobanurira bari uburyo babihuza n'akazi. Murakoze cyane. His Excellency n'ababijeje ko urubyiruko rw'Igatsibo nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite urushinge kandi niyo mpamvu udakangwa n'ibibyimbagaye. His Excellency tukuri inyuma. Arakoze cyane. Reka tunyarukire n'ibwota amasimbi ku mugabane w'i Burayi, abari muri Polonye baduhe ibitekerezo se cyangwa n'ibibazo bafite bibiri. Muratwumva? Yego. Ijambo ni iryanyu. Ani wo mu Ruhango. Nabaga mu Ruhango mu butumwa bw'umusaserdoti kandi muri jenoside nabaye mu Ruhango. Kandi ndashimira cyane Imana ko mwese hariya muvuga ibyerekeye urubyiruko. Njyewe natangiye ubutumwa bwanje mu Ruhango n'urubyiruko. Ubu babaye abasaza, ariko bakoze neza ubutumwa bwo kwamamaza ivanjili ndetse nyuma ya jenoside twatangiye umwiherero iminsi 5 yo kubabarirana. Mubabarire njyewe ndashaje ntabwo muvuga neza ikinyarwanda, ndumva ko murabyumva. Kandi ndashimira cyane Perezida w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida, ndashimira Imana cyane kubera ubutumwa mukora mu Rwanda. Kandi na Madamu Jeannette ndabasabira buri munsi, kandi ndetse n'Abanyarwanda bose. Kandi nashatse gushimira cyane yego Abanyarwanda bose, ariko cyane abakristo bo mu Ruhango bo batanze
ubutumwa bukomeye kandi bwiza muri jenoside. Abahutu ijana baje kumfasha kwakira abatutsi 500 muri paruwasi. Kandi iwabo bafashe ntabwo bari bafite gufasha abatutsi bari muri jenoside muri icyo gihe gikomeye. Ndabizi hari umukatesiste umwe yakiriye abantu 15 iwe kandi bose mbere yo kugenda gusubira muri Pologne namenye ko bari bazima. Murakoze cyane perezida, nyakubahwa perezida na madamu Jeannette n'abanyarwanda bose, ariko cyane cyane n'abakristo bo mu Ruhango. Imana arakoze cyane. Ndabona ikinyarwanda atarakibagiwe. ibakomeze umugisha wayo ku banyarwanda bose. Murakoze. Thank you, Excellency. Amazina yanjye nitwa Bitamazire Junior, aba niga psychology muri university yitwa University of Economics and Human Science. Ni iby'agaciro kuri uyu mwanya, turabashima cyane kubw'ikiganiro cyatambutse ku bumwe bw'abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko. Tunejejwe no kuba uyu munsi ari umunsi urubyiruko ruteraniye hamwe tugira ngo turebe icyateza imbere urubyiruko rugenzi rwacu n'igihugu muri rusange. Twagize amahirwe yo guhura nk'urubyiruko ruba hano muri Pologne no mu bindi bihugu bya Europe. Twahuye kugira ngo twiyemeze gutera rasa ku ntego. Tangize ihuriro ry'urubyiruko ari ryo twari twise Rwanda Youth Convention Europe, izaba muri uku kwa gatatu muri Pologne. Tuzaganira ku cyerekezo cy'igihugu ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Tuboneyeho Your Excellency umwanya wo kubasaba uzadutera ingabo mu bitugu kugira ngo iyi gahunda izabashe kuba yatugeza yabasha kutugeza ku iterambere ry'ubumwe bw'abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko muri rusange. Munyemereye Your Excellency, nasoza ntambutsa ubutumwa bw'urundi rubyiruko rugenzi rwanjye duteraniye hano, aho rubasaba ko Boyanganye gato, jya urasa ku ntego vuba dusoze turihuta. Sure. Munyemereye Your Excellency, ntambutsa ubutumwa bw'urubyiruko rugenzi rwanjye aho duteraniye hano ku mpamvu yo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Ibyo uvuga byumvikanye, warekeraho byumvikanye byose. Murakoze cyane. Dukomereze i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ishimwe Esteri, ndi urubyiruko rwo mu Badahigwa b'Akarere ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane ku kigo cy'urubyiruko mwatwubakiye kuko kidufasha kubonamo inyigisho zitandukanye nk'inama ku buzima bw'imyororokere, birinda abakobwa gutwara inda zitateganijwe no kubahugurirwa imirimo itandukanye nko kudoda no gusuka. Nturondore iby'ikigo cyose gikora. Yacu ya buri munsi Hiturasa ku ntego byumvikanye.
nyakubahwa perezida wa repubulika rero bitewe n'imiterere y'akarere kacu ka Nyanza hari urubyiruko rutabasha kubona izo nyigisho zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko mu gice cy'amayaga. Tukaba twifuzaga ko naho mwadufasha mukadushyirira ikigo cy'urubyiruko cyafasha urubyiruko ruherereye muri icyo gice cy'amayaga. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Nshimiyimana Innocent, nkaba urubyiruko rwo mu Badahigwa b'akarere ka Nyanza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, uwambaye neza agaragara neza. Fashe uyu mwanya mbashimira muri gahunda zitandukanye zo kubaka igihugu, mubona ko mwazanye gahunda ya Made in Rwanda, tukaba twambara Made in Rwanda. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu karere ka Nyanza hari hazwiho gucuruza caguwa ndetse no kuranguza caguwa. Ibyo rero byose nyakubahwa perezida wa repubulika byakorwaga n'urubyiruko. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira ko mwaduhaye uruganda rukora imyenda Made in Rwanda mu karere kacu ka Nyanza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, hakoramo urubyiruko rusaga 60. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mudufashije mukarwongerera ubushobozi, hakoramo urubyiruko rwinshi ndetse rugatanga n'akazi, ndetse n'abagira imyenda ya Made in Rwanda bakayambara ari ku bwinshi. Murakoze cyane. Bikaba biboneraho no kuba bafata igihe gito cya short courses. Noneho nyakubahwa perezida wa repubulika, nkaba nsoza mbasaba yuko habaho umunsi abanyarwanda bose twajya twambara Made in Rwanda, n'inganda zose zitandukanye mu Rwanda zikavuga Made in Rwanda, rugaha akazi urubyiruko rwose. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Reka dusoreze mu ntara y'Amajyaruguru i Burera. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Uwizeye Abdelaziz. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'urubyiruko tugenda tumenya amateka mabi yaranze igihugu cyacu, akaba yaranatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma y'iryo curaburindi mwabashije kunga abanyarwanda. Si n'ibyo gusa, mwabashije kubaka igihugu cyacu. Ubu igihugu cyacu akaba hari byinshi kimaze kugeraho. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nkaba nari mfite icyifuzo cy'uko hajyaho ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda, cyangwa se ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda, mbese uko mufasha mu kuyobora igihugu cyacu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Alphonsine Mukarutwaza, ndi umuyobozi w'ishuri mu karere ka Burera. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyaburera turabashimira ibyiza byinshi mumaze kutugezaho. Turanabashimira umuhanda mwiza wa kaburimbo mwatwemereye, base Butaro Kidaho, imirimo yawo ikaba yaratangiye. Mu burezi kuri bose nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira yuko mwashyizeho gahunda y'ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda. Mu mashuri ibiganiro turabitanga kandi bimeze neza, aho twakuyemo gahunda y'igiseke cy'amahoro. Ubu ababyeyi abana bahuza amaboko bakaba bajya gusura imiryango ifite ikibazo ndetse n'imiryango ishobora kuba yagize ibyago. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ababyeyi turabashimira kuri gahunda y'uko abana basigaye bafatira amafunguro ku ishuri. Mwarebye mubona yuko umwana adafatira ifunguro ku ishuri, bidatuma bose biga neza mu buryo bumwe. Ubu bose barya ifunguro rimwe saa sita, kandi abana biga neza baranezerewe, ndetse n'imitsindire igipimo cyayo ubu kiri hejuru. Murakoze gushima. Niba hari ikibazo ufite wakibaza. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije, aho dufite amazi make. Tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bigo 138 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza nyakubahwa perezida wa repubulika, byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda, imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Barakoze cyane. Ndumva tuzengurutse twagomba kunyura hose. Tugarutse hano ku byabajijwe cyangwa se ibitekerezo byatanzwe, hari Eric Bayisenge washimangiye ibyo perezida wa repubulika yavuze ku birebana n'imyaka 30 ishize n'uko urubyiruko rugomba kwitwara muri iyi myaka ije. Hari Jimmy Mulisa watanze icyifuzo cyangwa se igitekerezo cy'uko hakwiye gusubiraho competition, nakongeraho na formation, no kuvuga amarushanwa hagati y'amashuri
no gutoza cyangwa kwigisha abana bakiri batoya amasiporo muri rusange, by'umwihariko ndamwumva yavuze football. Ubwo rero sinzi niba hari icyo minisitiri ubifite mu nshingano yabitubwiraho ku birebana n'izo competition mu mashuri, nuko gutoza abana bakiri batoya umupira kugira ngo tugere aho tugera, tuzanabone na perezida wacu agaruka kuri stade nabyo yabyifuje. Nkwereke ko tubigenzaho kugira ngo buri kimwe kigende gisubizwa n'abantu batandukanye. Reka mbishyire hamwe ngire icyo mbivuga. Icya mbere kuri ibyo bya siporo, minisitiri ubishinzwe kwirirwa bisubiriza hano yabyumvise. Nibwira ko ubwo ibirimo byumvikana akwiye kubikurikirana bigakorwa uko bikwiye. Ngiye kubinyuramo byose, ibyinshi birasa, ibibazo bimwe ni ugushimira, ibindi ni ukubaza ibintu biri mu kazi gakwiye kuba gakorwa. Reka mbinyuremo ngire icyo mbivugaho, cyangwa ibindi mbishyire hamwe mbisubirize hamwe. Ibyo Mulisa yasabaga, ibyo Mulisa yasabaga bikwiriye mu nshingano z'abakurikirana ibya siporo, bakwiriye kureba icyo bivanamo cyatuma siporo itera imbere, bakabikora n'ubundi n'ibyo bashinzwe. Hari ibihari bigomba kuba bikorwa, hari n'ibindi byakongerwaho bikitabwaho kurusha. Ku bya perezida kujya kureba, kujya kurikirana iby'umupira nk'uko yawukurikiranaga, ndabyumva ibyo bansaba, usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba. Hari ubwo nabikurikiranaga nyine, cyatumye kenshi ngabanya kujyayo nibo byaturutseho, kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu by'imikino, by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption, bikajyamo amarozi, gutsindisha amarozi, bikajyamo ibintu biri primitive, njye ntabwo nabijyamo, niho byageze mbivaho. Bashaka gukora ibintu bizima, bakumva ko siporo ikwiye gukorwa. Ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo, ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira, ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu bw'ibyo dukora, bikwiye kuba bikorwa, birazwi uko bikorwa, birazwi. Kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba turebwa mu mikorere n'agaciro, ntabwo bikwiriye kuba. Nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo, kuko nta kundi gihe najyaga kubigenza. Ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo, abakina umupira cyangwa uko bawukina, ntabwo iyo ari inshingano yanjye. Ariko aho ibintu bigenda neza, gufasha, hari uburyo bwa leta bubishinzwe bufasha, hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira. Kuko nkunda siporo zitandukanye, nicyo cyatumaga njyewe ku giti cyanjye nkabikurikirana. Ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu nk'ibyo ngibyo bitashira. Baho urugero rumwe, kera nayo njya kureba umupira, icyo gihe ndibuka leta Ibihozagara niwe wari minisita wa siporo.
njya kureba umupira hari hagiye kuba amarushanwa hari umukoci wavaga ngira ngo mu Eastern Europe one of the countries yageze aho nigeze no kumubona yigisha itimu ya Ghana national team icyo gihe niwe wari uri hano yigisha itimu yacu njya kubareba mu biganiro abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga hanyuma uwo coach ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make ati ikibazo kiri hano yarasezeraga yaravuga ati ntabwo mwantumiye kwigisha iyi timu murampemba atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa ati kuko nta kazi mfite ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati nuko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki ati uko tureba uko tungana ubu twese turi ba koci icyo ashaka kuvuga aravuga ngo buri mukinnyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri iyo timu y'igihugu cy'u Rwanda ati rero yewe mwampemberaga kuba koci nayo nzi ko ari jye koci atari ko n'aba bakinnyi mureba aha bose bavuga bari aho ngaho babwiraga ati buri umwe nawe ni koci afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi timu y'igihugu ubu icyo bivuze byarumvikanaga ariko niba bikiriho bityo cyaba ari ikibazo aho buri muntu wese uri mu timu nk'iyo ngiyo nawe ahinduka koci ubwo ntabwo aba acyumva koci nta kazi afite rero nyine niyo mpamvu yasezeye nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba umunsi byahindutse wenda nzajyayo ariko ndabifuriza neza kandi ndibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobore gutera imbere tuzamushyigikira muri ibyo byose hari abavuze imfashanyo zo kujya mu mashuri ngira ngo usibye ko imvugo numvise atari nziza kuko abo bose bariyo barafashwa leta ishyiramo amafaranga iyo kurebaga no mu national budget amafaranga menshi ajya gufasha abanyeshuri kugira ngo bige ajya muri education yanabivuze ko benshi bafite imfashanyo yongereyeho ibintu by'ingendo nabyo bishobora kuba bifite ikibazo ariko ujya kureba imfashanyo zijya kuri aba banyeshuri muri kaminuza uvugiye kaminuza zo ni nyinshi leta ibyo ifite byose irabitanga erega leta ntabwo government does not have unlimited resources nobody has unlimited resources resources dufite dusaranganya mu bintu byose bikenewe gukorwa na leta zifite aho zigarukira buri kantu kose rero kugira ngo leta ishobore kugakurikirana ikishyurire igatangira imfashanyo urumva ko ari ibintu biba bigoranye n'abanyeshuri nyine
kuba bashyiraho akabo nta gitangaza, sinzi ko ari mu Rwanda gusa no kuba ariko uwabivugaga we sinzi niba ubuzimazi bwo mu gihugu hano cyangwa bwo mu bindi bihugu ubwo ari bwo. Umunyeshuri wiga yabona umwanya akajya gukora akazi ngo agire icyo abona, ajya guteka, akajya gutwara amakamyo, kugira ngo agire icyo yuzuzaho. Ngira ngo birakorwa ku isi hose, turabizi, kubera ko nta umuntu wafashwa ngo buri kintu cyose nasitara babe bari hafi kumuvuza, kugira ngo yagira ati buri kantu kose ntabwo byakunda. Nabo rero abanyeshuri ndibwira ko abashinzwe Minisiteri y'Uburezi bari hano babyumva, imfashanyo zihabwa abo banyeshuri bazi uko zingana, bazi aho zigarukira, bazi iyo bigeze aho rero ushyiramo priorities, ibyangombwa ni ibihe byihutirwa kugira ngo abe ari byo abantu bitaho cyane, ibindi ni uko abantu bakomeze bagerageze uko bishoboka hagati y'abanyeshuri na Minisiteri ibishinzwe. Ubwo baziga ibyo byihutirwa kugira ngo ibishoboka bikorwe, ibidashoboka ari umunyeshuri abibone, ari na Minisiteri nayo ibi bisobanura, kugira ngo ibintu byose bigende neza 100%, ntabwo byakunda. Icyo nagira ngo nsubize ubu ngubu. Hari umwana w'umukobwa uva mu Bufaransa wavugaga ibintu by'abantu ukuntu bakwiye kwitabira kugira icyo bakora ku bijyanye n'ipfobya rya Jenoside n'ibindi. Ngira ngo ibitekerezo bye byumvikanye ni bizima, ubwo yakanguye abandi bagenzi be natwe twese, buri wese ufite icyo ashobora gukora akwiye kugikora. Ahari ibitaro bikenewe mu bice birimo na za Ngororero, wavugaga vraiment ubwo n'ibindi, vraiment nyine ibyo ngibyo bikwiye gukurikiranwa, abashinzwe izo za minisiteri nabyo mugerageze murebe impamvu koko ibitaro byaba bidahari kandi bikenewe, kandi twifuza kubishyira ahantu hose. Ahangaha muharebe n'ahandi byaba bitari bishoboka, kandi bijye mu ngamba zishoboka. BDF wa Rutsiro, BDF ubwo nabyo abazishinzwe, minisiteri ibishinzwe bikurikirane, irebe ukuntu ibyakosorwa byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga kwihutishwa nabyo. Hari n'abagatsibo, ibyo kwiga, ibyo gukora ibyavuzwe byose byari bikenewe, ibyo nabyo bifite ababishinzwe, icyangombwa ni uko babikurikirana batagombye kujya mu magambo maremare kudusobanurira hano. Nyuma ba Poland, byavuzwe na Poland twabyumvise nabyo, ndetse n'umunyeshuri byavugaga, ibyo byose ababishinzwe bicaye hano turi babikurikirane, ibishoboka gukorwa bikorwe kandi bijye bikorwa vuba, bive mu nzira. Hari n'uwa Nyanza, ikigo cy'amahugurwa cy'urubyiruko, nabyo ubwo byumvikanye, nabyo byakurikiranwa. N'ibya Made in Rwanda nabyo
twabyumvise turusheho kubitera imbere turusheho no kubigana kugira ngo ababikora babigeremo inyungu. Ku ntara y'Amajyaruguru nabyo byumvikanye ari umuhanda ukorwa nawo wakwihutishwa, amazi adahari akenewe, icyo nacyo gikwiye kuba mu bya mbere byakurikiranwa n'ababishinzwe, ubwo bari hano nabo babe babyumvise. Hari n'ishuri byavuzwe mu Majyaruguru. Ibi byose rero kwirirwa tubaza buri muntu ngo agire icyo abivugaho n'iki, ntabwo twava hano. Ndibwira ko byumvikanye, n'ababishinzwe bose bari hano. Icyo gihe ahubwo abafite ibyo bavuze hano bikwiye kuba bikurikiranwa. Nyuma y'igihe gito niba bidakurikiranwe babona nta ntambwe iterwa cyangwa nta bisobanuro bitangwa, icyo bazakora ni ukubitumenyesha, bakavuga ngo bya bindi twavuze mu mushyikirano, ukavuga ko hari ababishinzwe babyumva, tubimenye ko bitakurikiranwe, ubwo tuzakurikirana abari bakwiye kubikurikirana babisobanura. Reka ariko ngire icyo mvuga ku ijambo wabanje gutanga ukariha Dr. Senait, ufite ibintu byumvikanye yavugaga. Nagira ngo icya mbere mushimire ibyo yavuze bisobanutse ndetse bijyanye n'umurongo twese dusubiramo w'ibikorwa bikwiye kuba bikorwa birimo kuzarira, ibishoboka gukorwa bigakorwa, bidashoboka ubwo tugashaka uburyo bwatuma bikunda. Mu byo yakomeje kuvuga rwose hari ikintu yavuze nshaka gusubiramo kuko n'ubundi turakivuga kenshi. Mu mikorere ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza, ariko mvuga akantu kamwe gusa, ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma. Usibye kumushimira no kumushimira ko ntabwo yavuze ijambo gusa hano, ubwo mumureba afite na byinshi afasha mu bikorwa cyane bitanga n'umusaruro, cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima, byinshi cyane, ntabwo twakwirirwa tubisubiramo hano, ariko nagira ngo mbone umwanya wo kumushimira. Ariko akantu yavuze kandi agomba kuba yarahuye nabyo nk'umuntu nyine ukora hano mu Rwanda, abantu badafata ibyemezo, badashyira ibintu mu bikorwa. Nagira ngo nsobanure ikintu kimwe. Abenshi koko njya numva babivuga babanje kuvuga fear, to fear, to take decisions, cyangwa to make mistakes, cyangwa bigatuma ibintu bidindira, ikintu cyagomba gukorwa mu kwezi kumwe kigatwara amezi 6 cyangwa umwaka. Icyo nashaka gusobanura ni kimwe. Iri jambo rya fear ndifiteho ikibazo. Gute aba bantu bakora ibi ngibi mu by'ukuri ntacyo batinya, so it can't be fear. If one wanted to see it as a fear, then it is an excuse. It's not fear, because these people, why don't you, it is also selective. Why don't you fear
the consequence of doing nothing. See, why don't you fear that? If it is really a matter of fear, you fear to make a decision because you are fearing to make a mistake, you are fearing to fail. Yeah, but all that, if you don't make a decision about doing something, actually there is going to be bigger fear. I mean, there is going to be a bigger consequence. You should be fearing the consequence of that, of not doing anything, of not doing the right thing, of not doing different things the right way. Ariko baranabizi ibyo bavuga ngo batinya gukora iki kugira ngo hatavamo ikosa. Aba bantu benshi tuvuga ntabwo ari abantu usanga ari bo ku muhanda gusa batazi n'icyo bakora. Abo ngabo abo bavugwa nabo twirirwa turihirira amafaranga, bafite za PhD, bafite za doctora, bafite ibintu byose. Byose wiga ibyiki indende nugaruka ukavuga ko utinya gukora ikintu kitavamo. Iyo ntabwo ari impamvu. Nagira ngo gisubiriremo kugira ngo mwese mwumve ibyo bintu munabyivanemo, muzabivane no mu magambo yanyu muvuga. Iyo mwagiraga fiya ntabwo wakora ku buryo cyangwa ntukore ku buryo abantu batakaza, igihugu gitakaza. Ukwiye gutinya ko igihugu gitakaza. Ntabwo rero ni imikorere mibi gusa, ni ugukora nabi bikwiye guhagarara, ntibigire excuse, ntibigire impamvu. Wagomba gukora ikintu uyu munsi ukigijeyo ngo uzagikora icyumweru gitaha cyangwa ukwezi gutaha, kugira ngo ugire ute noneho ukora iki, kugira ngo gutinya bibanze bigushiremo. Utinya iki kwanza? Kuki uhitamo ibyo utinya n'ibyo ibindi ntubitinya, kandi ibyo wahisemo gutinya bikaba ari byo byoroshye kurusha ingaruka zo kutagira icyo abantu bakora. Nicyo nashaka gusubiramo hejuru yo gushimira Dr. Senate wabizanye, ariko n'uburyo nawe yitanga mu bikorere by'akazi. Abantu bakihutisha ibyo bakora kuko nta mpamvu. Hari ibyo dufitiye uburyo, ibyo bikwiye kuba bikorwa. Ibyo tudafitiye uburyo, ibyo bishobora gutinda igihe tugishakisha uburyo. Ibyo birumvikana. Nta n'usabwa gukora ibidashoboka. Nta muntu urasabwa gukora ibidashoboka hano. Ibintu byose dusaba abantu gukora ni ibishoboka. Ibishoboka birakorwa iyo mini zihari. Ibidashoboka kubera ko nta mikoro ahari, icyo gihe amikoro arashakwa, ariko abantu bajya bava mu gushakisha impamvu zitariho. N'ibyo nashaka, ubwo byose ndabisobanuye, nta mpamvu y'abantu basubiramo. Arakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba ibyavuzwe byose, ibyabajwe byose cyangwa se n'ibyo gushima byose abinyuzemo, kandi ndabibemerera yuko nagiye byandika ntacyo yasize, byose yabinyuzemo. Ubwo rero nagira ngo mumfashe dushimire abatugejeho ikiganiro ndetse n'abatanze ibitekerezo byose.